Money, amafaranga aya tuyakenera buri munsi, wabyanga wabyemera arayoboye. Ubu nonaha nawe urimo kunyumva mu byifuzo bitanu ufite harimo no kugira amafaranga, uwayaguha wakwishima. Aha niyo mpamvu twiga, bamwe bakagambana bakicana kugira ngo babone amafaranga, tukabyuka kare cyane tukajya mu kazi, byaba ngombwa tugakora imirimo ituvunnye yewe tunabizi ko bigoye, ariko tukanga tukayikora kugira ngo tubone amafaranga. Aya niyo ayoboye isi muri rusange. Ubu niba ndimo gukora ni ukubera amafaranga. Niwumva iki kiganiro ugakanda like na comment, reka dukomeze. Umwana akimara kuvuka, umuryango ugomba gushaka amafaranga yo kumwitaho, ukamugurira imyenda, ukamwishyura mituweli, yewe tutibagiwe ibyo kurya. Uravunika cyane ushaka amafaranga kugira ngo mu gihe uzaba utakiriho, umuryango uzagira icyo uwusigira. Gusa nanone nitwirengagiza abasesagura amafaranga. Ese impamvu ni iyihe? Nuko bakorera make? Nuko se batishimiye ubuzima babayeho? Oya, ahubwo nuko nta cyizere yifitiye cyo kuzagera ku byo yifuza. Gusa ubu ni ubujiji bukabije. Ni bangahe uzi bari bafite amafaranga, batunze ibya mirenge, ariko uyu munsi bakaba ntacyo bafite, birirwa ku muhanda? Ese ni bangahe uzi bahereye kuri zero, yewe nta na support y'umuryango bigeze, ariko uyu munsi bakaba ari bo ba billionaire cyangwa millionaire? Uribeshya. Reka kwitakariza icyizere, kabone nubwo waba ukorera umushahara muto cyane, nta kabuza uzabigeraho. Tegereza nawe izuba niri kurasira, igihe cyawe kizaba kigeze. Gusa nuteshuka gato, ugukurikiye aragutwara umwanya, kuko twese turimo kubyigana ngo izuba riturasire tubone ibyo twifuza. Ese kubera iki twiga? Aha buri wese yasubiza igisubizo cye, ariko ntujye kure cyane. Ni ikibazo cy'amafaranga. Uti gute? Bitangira umubyeyi ajyanye umwana ku ishuri, baby school. Kugira ngo umwana akunde ishuri ni uko umugurira icyo yifuza. Hano inzozi z'umwana ni uko aba yifuza kuzaba umuntu ukomeye cyane, nka perezida, umuganga, umusirikare n'umucamanza. Yewe aha twese izi nzozi twigeze kuzigira. Aha wakwibaza uti kubera iki nta mwana muto ugira inzozi zo kuzaba umucuruzi? Kandi ubucuruzi ari bwo buyoboye isi, nibo bantu bafite amafaranga. Reka dukomeze. Umwana arakura akarangiza secondary school. Aha niho noneho za nzozi zihinduka bitandukanye n'izo yari afite. Ibyari inzozi bigahinduka amafaranga. Nta muntu ukora ikintu kimuhemba amafaranga make ngo nuko byari inzozi ze, kandi afite icyamuhemba amafaranga menshi, yewe afiteho n'ububasha. Amafaranga si cyo kibazo, ahubwo kuyakunda niwo muzi w'ibibi. Reka twifashishe Bibiliya. Umwami Salomo wari umukire yagaragaje ikibazo ahanini abakunda amafaranga bahura nacyo. Icya mbere ni imihangayiko. Bibiliya igira iti ubutunzi bwinshi bw'umukire bumubuza gusinzira. Soma Umubwiriza igice cya 5:12. Ariko se nawe niko ubyemera? Tuzi ko amafaranga ari ingenzi cyane kuri twe, kuko ibyo dukora byose bidusaba amafaranga. Kabone niyo ugiye gusenga, utegura ituro ry'uwo munsi, ayo ni amafaranga. Ikinyoma kivuga ko amafaranga ahesha ibyishimo n'umutekano. Iki ni kimwe mu mbaraga zishukana z'ubutunzi, ariko kandi Bibiliya ivuga ko amafaranga asubiza ibibazo byose. Ibyo mvuga ni ukuri. Soma nanone Umubwiriza igice cya 10:19. Amafaranga ashobora gutuma ugura ibyo ukenera kugira ngo ubeho, urugero nk'ibyo kurya, imiti n'ibindi. Kugira amafaranga ntibituruka ku mahirwe ubuzima butanga gusa, ahubwo ni amahitamo ugira, imyitwarire yawe ndetse n'icyo ushaka kugeraho. Uko imyaka y'amavuko yiyongera, ibidutwara amafaranga birahinduka, bikava ku gusesagura bikaba gushora ahafite inyungu. Gutekereza kabiri mbere yo gusohora amafaranga ni kimwe mu bintu bihinduka, akava mu byo gutekereza inguzanyo y'inzu ye, imodoka ndetse n'ibindi, agatangira guteganyiriza amashuri y'abana n'uko azabaho mu zabukuru. Iyi mitekerereze niyo ituma atangira gutekereza kabiri ku mafaranga yose agiye gusohora, no kumenya neza niba koko ari ngombwa. Hafi y'ibintu byose atangira kubibura mu nyungu, akibaza kuri buri kintu niba koko ari ingenzi, akareba no ku cyo bizamumarira ejo hazaza. Kwizigamira ni umuco ukunze kuranga abantu benshi bari kugana mu nzira y'iterambere.
ntibigendera kuba uzigama amafaranga menshi mu mwanya umwe, bisaba kwihangana no kumenya icyo ushaka mu buzima. Kimwe mu bikorwa by'ingenzi by'abantu barushaho kugira amafaranga menshi uko bagenda bakura ni gahunda y'igihe kirekire. Nubwo ari ngombwa gucunga amafaranga ya buri munsi, ni ngombwa kandi kugira igitekerezo cy'ejo hazaza. Ibi bikubiyemo gushyiraho intego nziza z'amafaranga no gushyiraho gahunda n'uburyo buzakoreshwa kugira ngo zigerweho. Ntibateganya ibijyanye n'amafaranga gusa, ahubwo bateganya ibintu byose by'ejo hazaza. Nawe niba hari icyo wifuza kugeraho, bisaba kwihangana. Tangira none, ejo bizakunda. Ntukite kuri bike ufite kuko nta kidashoboka.